Inkirigito. 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 Inkirigita. Dukirigite. Dukirigitane. Tubasetse. Hirari. Hirari yawe. Kale karameze iki? Ndahana. Ndawiruka. Ariko Hirari rwose bite kutaza. Inkuru. Abuziriza ko mu mutima wanjye uvamura. Oya humura atera neza humura rwose. Neza waruhubutse. Ye uzi inkuru mfite noneho. Akagira inkuru rero ibyo manshaka. Irashyushye. Witeguye guseka? Umva. Kugorora imbavu. Yumva uri tayari. Nditeguye pe. Nimeze neza. Nditeguye. Umukecuru Marie Jose. Burya uramwibukara? Ntabwo ari Marie Jose iyi ngiyi iry'imibu. Hoyi. Marie Jose. Harya ubwo ni uwuhe? Nyina wa Matibori ka gakobwa kavukana na Setiku. Ako nawe uribagirwa we. Uramwibuka? Kandi gakunda kuvuga ngo Bikira Mariya we. Yapfuye se? Reka. Ntabwo yapfuye. Ahubwo ejo bundi bari bakirengeje. Mbaza uti byagenze bite? Byari bigenze bite? Ariko se urumva uri tayari guseka? Kino kuri tayari da. Ejo bundi kabajije umuturanyi wako Kabirigi. Ati Kabirigi kutagiye gusenga. Kabirigi ati ndakwiyamye nshenguka wa gakecuru. Ubwo nyine urumva hari ukuntu abantu baba baturanye ariko batumvikana. Nuko ubwo umukecuru Kabirigi nako ati kagenda uboshywe twanza ntuzongere no kumbaza icyo kibazo. Umukecuru yitegereza ukuntu uboshywe arawukunda. Amaze kuwukunda rero yahise abaza ati uyu musambi ko mbona uboshye neza uboshywe nawe. Ubwo Matibori nawe aba yabyumvise ati Setiku umuhungu wawe niwe nabonye uzi kuyiboha neza akayifunga fresh niba hwitse. Ubwo se koko niwe wari ubishoboye wenyine muri quartier? Setiku ntabwo ari amatiku gusa n'imbaraga arazifite. Ubwo umukecuru yakomeza abaza ati none ko mwari muzi ko ari uyishoboye kuyiboha kuki atari we mwabwiye ikarinda nyicira umwana? Matibori rero yabura ati twese twababaye twese mama twababaye pe. Uzi impamvu yamwishe? Ejo yateguye urugendo yikoza hirya aho kwa Setiku umusaza we agutira umutaka. Umugore rero umuhaye Setiku ahita umwaka avuga ati mpereza hano. Setiku ni mubi koko. Ubuzuko nubwo afite imbaraga ariko amatiku niyo menshi cyane. Yese amuga ati mpereza hano ati nta numwe wamfashije kuwugura. Ubwo umukobwa yatoteje urugendo nta mutaka afite. Ageze mu nzira rero imvura yaraguye nyinshi. Noneho urumva ntabwo yari kumusiga amahoro. Uko yakabaye nyinshi niko yari yatembeshaga umuvu wa danje. Hari harimo n'inkuba nyinshi. Ubwo urumva rero nuko yapfuye. Ubwo abumvise iyo nkuru uko Matibori yakayisubiyemo rero bose bahise bati bifata ku myanya ndangakumiro baravuga bati ntagahinda gasa Matiku ni ikigwari tumugaye twese. Kuseka wowe iyo wari uhari ntiwari kumugaya? Bati tumugaye twese. Bati tumugaye twese. Noneho ubwo gashinyaguro n'umusirikare umuhungu wa Marie Jose yari ari mu nzira za kumusura abarahasesekanye. Ubwo yitegereje abamugaye bose yiyemeza kubatera inkunga. Akoze bisumba urasetsa. Yewe ntabwo ari njye usetsa ahubwo ba nyiri inkuru nibo basetsa. Ariko uburyo yisubiramo kagira inkuru rero ujye uhora waburushije rero batazakubona ibishyimbo mu mezi. Nibagiye kugira ngo ndebere ko kirimo. Nawe yabimeze neza kuko nanjye nicyo nshinzwe. Ubwo nabibonye ntabwo natuma dutangira inkuru twakoze yazisekeje. Dushobora ubundi twavuga amagambo abiri tutaraseka. Ibaze rero
uyanitse bakabonamo ibishyimbo kabaye bahita bagira ngo wandiye yewe yewe se bishyimbo. ubwo gashinyaguro wari umusirikare umuhungu wa ndanda ngo yagize ati yahise yitegereza abamugaye bose yego yiyemeza kubatera inkunga. ubwo se koko yarayibateye cyangwa ni bya bindi by'abanyazamburi wakada muri zamburi basigaye barivuguruye ubu none basigaye bahagarara ku ijambo. byarangiye yibateye ariko mu kuyibatera yirekuye nabi bica bose. ubwo ntihise afungwa akada cyangwa yibateye atazi uko bazitera. uzi ukuntu yireguye avuga ngo njyewe nayirekuye ntazi ko yica ati kandi nari nkumbuye no kuyiragira. mu gihe akiri gusobanura ibyo rero umwe mu bagabo iyo nka yari yiciye umugore yaje nk'iyagatera ahita yikubita umuhoro kabaye kugira ngo itazava ikagira undi yica. akikubita umuhoro rero yahise igwana umujinya igwa itunguranye. yahise igwa itunguranye ubwo ntiyaguye ari nyinshi ko iyo iguye itunguranye ityo igwa ari nyinshi. urabyumva nawe yaguye ari nyinshi igwa nabi. noneho bahise bibuka ko hari uherutse kwica wa wundi nyine seti kuyimaga umutaka. ubwo bahise biruka bose bajya mu mazu baravuga batashwe data we itava ikadukuramo undi ikanatwica twese cyangwa se ikatwica twese dore ko imeze nabi irimo inkuba n'imiyaga myinshi cyane. ubwo bahise binjira mu mazu ndabibona bajya kugama. reka mama we yari imaze iminsi iri kugwa wagira ngo bayibaterereje. inshuti bakunze rero iyi ni episode ya kabiri ku Nkirigito. nimukomeza mukabikunda rwose mujye mutwandikira aho ngaho muri komenti tukomeze tugire ibyo tubahereza ari nako mutubwira ibyo gukosoramo. turabizi ko tuba twagerageje ariko ntabwo tuzi ngo ibyabashimisha cyane kurusha ibindi ni ibiki. niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mujye mutubwira ibyo twakosoramo cyangwa se n'ibyo twakongeramo kugira ngo dukomeze tubasetse. Jao Jado Artist Official ku isonga.